umva ruriya rutipe reka nduhamagare ndubaze nubwo rundajyaho petit frere ntabwo ruhambwiye neza, nduhamagare ndubaze. Alo we gifurushi we, bimeze bite mwana? None se kutamaye aderesi neza nyine zaho petit frere afungiye mwana ngo njye kumushaka mana, uzi ko namubuze burundu. Yebwe nyine se munini cyane cyamufungiye ngo ni cyasambehe, cyasambeho cyo gasambehe ahimbe bayaneye kirwa kitesha umuntu umutwe, cyo gitesha umuntu umutwe kubiriki ndangira mani nyine bamufungiye ahantu mu gisengero. Okay, igisengero kitaruzura n'igisenge cyangwa ni amashuri, wasanga ari amashuri turi kubakisha tugiye kujya twigiramo ubutaha, ubwo se bo bamufungiye. Okay, ngo ndaje reka mbariho njya kumushakira kuko ndava kumushaka mpite nza noge hanyuma ejo nzaje ku masomo. We nawe nuzaza ku ishuri? Sawa, reka njye kumushaka ubwo turabonana mu kanya narive. Sawa sara noneho sinzi n'igihe bwakereye, hano bwari nitwibuka ko mfunze kasi wende kuzira iki, kuzira ibigori by'abandi ko nshubije n'ubwenge kugenda ukumva kiriya kintu cyaranyoheje. Ariko usigara frere azi ko mfunze koko, ubwo mu kanya ngo bagiye kuza no kunyogosha sinzi noneho nabiri buvemo, bamfungiye mu byatsi. Ubuse babonaga ndi ihene bwo kugira ngo bamfungiye muri ibi bintu sha nta kundi nyine ubwo. Ariko cya kintu cyamfungishije ndabwira garafrere cyiteho, amubwira aza kugifungisha nacyo. Alo none se samwe we gifurushi iryo urihe? Umva mani ngwino nyine cya gitipe navumbuye hano cyafungiye petit frere, turebe ko twamwiba mwana tukamukurayo mani. Ngwino mani banguka mani turebe ko turi bumukurayo mani. Ubuse wasanga yambaye na yaje kimwe cyamara cyaramufungishije mani. Ngwino nyine turebe ko turi bumufunguze. Sobona ari nyine ntakaraho reka nanjye nkomeze ngende njye kumushaka. Ikamugeraho ariko nyine nawe uzagura akantu uranisha akazi kanjye ndigoma nyine kureka tuba turi abavandimwe kandi kugira ngo mugereho hariyo kaze mugereho turebe ko turabigenza. Yesu urabizi neza ko ari wamubonye. Sawa nari banguka nyine uransanga ahantu magaze urahita umbona nareba ingwino nsese kare cyane we ndiko ndi gutunguka aho ngaho wambaye agashati kari mu burongo. Sawa ngwino ngereho nareba. Naze shana urabona hageze. Sawa iryo meze bite se mani? Rwarunyonge se ejo bundi twari twicanye wararuherukama? Rwarunyonge bukana narunyuzo narwo runzamo. Rwarunyonge wanje nararwemeje nawe reka twe ntabwo tugiye gupfa gutanga amafaranga twibone. None se mani urabizi neza ko wamubonye, urabizi kandi arahari nyine ndabizi neza niba bamufungiye. Ngo rwa rugabo subize ko buri saa 9 rukunda kujya gusambana, ko tugiye kumugeza tumucumbi hanyuma none duhita tumwiba. None ese wafungiye hamba naryo none murigeze bambaye pingu twebwe turagenda muri amasaha yo kujya kubwiherera. sinaba ucungagereza bahari happy ibicungageza nabisinziriye mu masaha 2 kurya cya kigano cyo cyagiye gusambana kiteze tugera tumufunguze mani. Bidukora hari cyane rego cyo menya ko ngende iticha bintu mbandi kukubwira je mba nanabize muri physique mani. Ngo wenda hari n'amafaranga bari kuguca wenda wanza zana bikurikirana bari kuguca amafaranga ari umugezi mwana. Happy mani no kugenda nyine tukamwiba hamwe umuntu w'umugabo ariko nukajye bitwara n'abagore mani. Umuntu w'umugabo zo tugiye kumufunga nemere mwitangire wizi inshuti yanjye. Sawa nyine tujya kumushaka mani ariko kandi bamufungiye wewe yabo bikomezemo turebe. Kanya bayafungiye rwose kamwike bahanga dushakisha kumubona hariya tumusanga wowe
suyusi mwibe guruka wewe bajya kugufunga imitsi ingana gutya yose umuntu yarakubuze urimbwa bingana iki kuryo ahantu hangara bari baragufunye utabasha kuhava bamusenze mwana bari barankizeho mwana barinzi uko yari abasirikare batatu mwana none se ko tuje tugasanga n'abahari bari bagiye bari nasinziye nkangutse sinabyitaho uruje usanga ari bwo nkangutse nawe urabizi muri gereza nyumvira inyana yimbwa igicucu ese mwana narabwumeruka kurya uri kubona mwana yagupfa no kumera karya umuriro ahubwo ndakumaze icyumweru utarya ndagasura ushaka gupfa harya Yesu yakoze imitsi ingahe n'amashura ngahe mirongo yarabayende Yesu ugiye kumwigana rero cyangwa ushaka wigana mbabara basi mbabara nabo nzongera kwiga ubu amasaha yo kwigisha rero arageze itegure tujye kwishuri ngiye mvuye muri gereza nanari ntago najyayo ugomba kujyayo da ntago njyayo birandeba cyakora hano mfite ijana nugera mu busantere ugure sana juice yo mu gakosi neza kwizeze sana juice yo mu gakosi yakira harya ugura ngaha magana abiri akira ni sana juice yo mu gakosi bari bugure ndishimye ubwo ubu wanyuma ntago ni magana inani kwiba ibintu bijyanye no nereza yanjye nago mereza nzajya ariko nanone nirimo abazimu batuma aka kajiri ni keza ariko zajya nkoresha ndi kwigisha sha aka niko sawa ahubwo itegure tujye ku ishuri maze umwaka naheruka no gufata ku giceri cyanditseho waritse ijana turiga sangahe ko shase mbizi kabisa ndabona nura mwarimu nawe kuza byamubanye bamba nimba yabigenje ate Nose n'abanyeshuri ko batari kuza turiga turi bangaho go. arega mwiri shuri ryacu harimo abananiranye Ewa ndi kubona ngiye no kurivamo. shaka kurivamo aka kanya mwana Noze hari umwarimu hari abanyeshuri bose ni ibimara. ntuzigere utuka umwarimu gutya Ayo umwarimu udakwigisha saa 5 urifata wowe ugatuka umwarimu aba yatumye uza kwirwa wicara ngaho ko iki kigo mutegereje ngo amutwa ngo ni ikimana ikibazo nuko aza kwigisha saa 5 nubwo yaza ku mugoroba ntabwo uba wemerewe gutuka umwarimu oya turamurega bamwirukana ahubwo weho icyo maze kukubonaho ni ukunanirana umaze kunanirana birenze nahubwo se koko weho usigaye uzana telefone mu ntuza mu ishuri abanyeshuri banze kuza hanze kuza njye nditaye ariko se reba umuntu nkawe waza wambara rinete tica na rinete ahubwo uza wambaye rinete ubwo ngubwo bigaragara yuko ugize utangiye kunanira reba nk'umutsatsi uba waragiye ugatereka mva mwe nshuti yanjye ibintu by'inanirana mu ishuri ntabwo ari byiza sibyo ugira bigabanye urakina ku bishoro byanyu barakubeshya we nta n'ibishoro biba birimo ahubwo ni ugupfa kotsa imiteja gusa ntabyo uzi wowe ariko shamani ntabwo bizi ibintu byateye ni ibiki umva inkuru yadutse ngo niyo kugira uti gushaka 18 ni ugushaka umukobwa wawe wumva ushaka kuri 18 yawe ukabasha ukanasezerana ubu niryo tegeko rigezweho nese mwana ukubyumva gute weho mu gushaka naho se ndashaka 18 bapasava ko batarashaka pasava se wabishinga mwana none ariko ubundi bavuga ati ntuzajya gukora ikintu ntuzagikora ukurikije mugenzi wawe ugikora ukigize ukishizeho cyazo nuko 18 bari kudufunga batarahera kuri bapasava noneho papa sava we gushaka n'ubushake bwaka yazarinda saza abaye umuhungu none weho umwishinga none ukaba uri kumwe ngo ufata ngo umutatsi wawe ukawushyamo ibishoro uzawushyamo ibishoro gute se uzawushyamo bya bishoro uwereke bande ngomba kubanza gushyiraho ibishoro umugore nkazamuzana nyuma y'imyaka 40 icyo gihe bya bishoro byose uzabimarira kuba umutatsi wawe kandi atari no gucya ahubwo ukomeza utukuye umutatsi wawe mwana ugire mwana wigeho sibyo ugire umwana uzana ibara cyangwa nawe uyogoshesha imana garafure umeze gute uri gutangaza cyumana samba nyine usanze nde kwiga kuri mujama afite umusatsi watukuye yambaye amarinete ashaka kwigira indana mwana kandi nagazi ko Kagame yashize hati no gushaka abakobwa b'imyaka 18 ubu ngubu uri kubona wanjye wateretse umukobwa ufite umusatsi umaze gutya mwana mwana ntabwo byaza kandi natisha nawe arakubangamira rero icyoraza gukubangamira n'izo filime zishyira umufuka noneho ujye gusetsa asiga afite n'agatelefone icyo yazambaza iki
ndamukoma ku gatelefone nakama wawe ugomba kujya ukamusigira kugira ngo utazagatwara tica ndamukoma nta ntabwo ukajya ukiba ugiye gutereta gusa ndamukoma Mujama ntabwo wasanga ajyana no muri rigori man. wowe urara muri rigori Asigaye yarananira. wowe ntabwo ari kukubeshyira urara muri Reba rigori kure amaso atukuyajyaga ngo ahubwo utabi. haguruka Sanga utabi. haguruka twakerewe Haguruka mwarimu Dusanga tica ataza akadusanga tukihagaze hano hano. ahubwo ndi kumva nishakira ku iferi Cyabera nagusa kabisa. wegeze kuri iri zuba wangu kwege kuzuba wowe ahubwo se wangujije ndetse ko ndaziguha mu kanya ntazo nifite mwana cyaza mfite zo bampaye ngo nze kugura ikaramu mwana Ahubwo tube duciye nyine bugufi. zime nare Duce bugufi. nandikishe ifegeze Muceceke duce bugufi twicare kuko mwarimu ari hafi no kuza sibyo? ariko kuza ndamutegereze mwarimu araza kunzanira n'ikaramu mwarimu cyangwa se ndaza kuyiba mwana Urayiba. abanyeshuri mumeze mute turakomeye teacher. ni fresh Ariko nawe ibintu mwese ni bande basibye mumbwire abantu basibye nze kubashyiraho zero muri kadape wa mbere ni Ijo. ubundi kabiri ni EDP nta wundi wasibye Wa kabiri ni Obed. Eh, Yes. abanyeshuri bashya baje se hari n'ikindi gikunda ubu nawe ungana Kitana gutyo karabye. rero nk'iki gifite ubwanwa nawe wiga mu wa kabiri koko Primaire. iki kiza ko cyazanye ibirineti mu ishuri iki ko cyazanye ibirineti mu ishuri Teacher, ikibazo Eh. ukinanywa n'amafegi cyagiye gushaka amafegi niyo mpamvu ubona cyambaye ni rumwa n'amafeja aha mureke rero tubanze twige hanyuma tuze gukomerezaho nyuma ariko twabanje kujya gute kwiga isomo tugiye kwiga rero tugiye kuryiga muri aka gasomo tugiye gusomera uyu munsi tugiye kwiga igihekane umuntu uri bukivumbure ndaza kumuhemba hano mfite igiceri ndaza kuza kugira gute kimuha twagiye mucwezi yateye umupira werekera mu micwira agiye kuwuzana yicwa n'agasumari igihe akikiza serucwa aba arabahamagaye ati wowe gacwa we yahise acweza agumaho abari mu rusaku baticwe bose bakora imisitari bacweje uwari ufite amacwa niwe wakoroye ndabasubiriramo agakuru rimwe mucwezi yateye umupira werekera mu micwira agiye kuzana yicwa n'agasumari igihe akikiza serucwa baravuga ati wowe gacwa yahise acweza agumaho abandi mu rusaku baticwe bose bakora imisitari bacweje uwari ufite amacwa niwe wakoroye mukurikije agasomo tumaze gusomerwa na agakuru tumaze gusomerwa murumva tugiye kwiga iki mukurikije agakuru tumaze gusomerwa murumva tugiye kwiga iki igihekane ka kibaho se ikanza n'inkoni igihekane ka kibaho babaza ati ntabwo nari n'umushende ndi gusinzira wowe nicwa wowe wabyisha ariko wowe kunura ngo kwifege se mu ishuri ntabwo ariho banywera ifege tugiye kwiga haguruka ubasubiriremo cyane ushaka ngo tugiye kwiga igihekane cwa ngisha muri igihekane cwa kandi utarishobora uhita utaha igihekane kirimo cwa cwa ijambo cwa ntabwo ari igihekane kirimo cwa ni ijambo ririmo igihekane cwa ijambo ririmo igihekane cwa amafi harimo igihekane cwa amafi harimo igihekane cwa amafi harimo igihekane cwa nawe mbwira ugiye kwitwa wabikoze wowe kandi udakopera kwira nawe wabikoze mwembi mwabikoze bivuga ngo amasaha ya break arageze ibiri turaza kubikomeza tuvuye muri break ngaho ni mujye kugira gute mujye gukina